Reka basuhuze kandi mbifurize kugubwa neza aho muri hirya no hino mudukurikiye. Nk'ibisanzwe ngenderoje Mark Ruti, ndizera ko aho muri hirya no hino mumerewe neza, kandi iki gihe cyo kwiyamamaza ko abakandida bari guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu gutekanye, aho muri hirya no hino mu gihugu muri kwakira neza abakandida, kandi mukumva imigabo yabo n'imigambi, kandi mukibuka ko burya ntawirahira uwamwemereye inka, ahubwo umuntu wirahira uwamuhaye inka, nk'uko umuco wacu bitubwira. Ngira ngo icyo ntababwiye muribwiye. Bakunze ba The Future TV, cyari kinzanye nagira ngo mbahe ku makuru y'uko uyu munsi hari amakuru y'uko u Rwanda rwagereye ababirigi mu kebo, ababirigi barugereyemo. Ngira ngo icyo nshaka kuvuga muracyumva, nuko nyuma y'uko u Rwanda rwohereje ambasaderi Vincent Karega kuruhagararira mu Bubiligi, ababirigi bakanga kumwakira, bakabyanga bashingiye ku bihuha byakwirakwijwe n'interahamwe ndetse n'ibigarasha bivuga ko ngo Vincent Karega ngo yagize uruhare ngo mu kwica ngo abantu, ngo ubwo yari ambasaderi muri South Africa, ariko bikaza guhura n'ibindi bihuha by'abanyekongo bavuga ko Vincent Karega ngo ari umukriminere, ari umukozi wa leta y'u Rwanda ifasha M23 kurwanya Kongo. Ibyo bihuha byose akaba ari byo ababirigi bashingiyeho banga kwakira ambasaderi wacu. U Rwanda rwe rwagennye ko ajya guhagararira u Rwanda mu Bubiligi, ariko cyabaye muri ka gasuzuguro twanga, no muri ka gasuzuguro nyakubahwa perezida wa repubulika yagarutseho uyu munsi, avuga ko abanyarwanda bakwiye kwanga agasuzuguro, ndetse bitavuze ko bagomba gusuzugura, ahubwo bakwiye kubaha, bagaha agaciro ukabaha, ukabima bakaba badakwiye kukamuha, kuko ntago dukwiye gutanga ibyo bataduha, ntago dukwiye kubaha batatwubaha. Ababirigi rero hejuru y'ako gasuzuguro, ngira nk'uko mwabyumvise mu minsi yashize, bagize gutya, bakora iki, bagena umubirigi, ngira ngo ni Union Européenne, ubumwe bw'uburayi bwagennye umubirigi witwa Bernard Quentin ngo aze kuruhagararira nk'umu ambasaderi wa Union Européenne mu biyaga bigari. Ubwo ni cyane cyane agomba kugira siège hano muri kuba ahagarariye Congo, Uburundi ndetse n'u Rwanda cyane cyane. Uwo mwambasaderi rero witwa Bernard Quentin, kugira ngo yemerwe nka ambasaderi wa Union Européenne, biba bisaba ko ibihugu byose uko ari bitatu cyangwa se byo muri Grand Lac bibyemeranya, bikemeranya kuri uwo mukandida Union Européenne yatanze. Ariko icyabaye nuko nyuma y'uko ababirigi banze ambasaderi wacu Vincent Karega, u Rwanda narwo rguhanze uwo mwambasaderi wa Union Européenne, cyane cyane ko ari n'umubirigi, ko rweruye rwereka ko rubagerera mu kebo barugereyemo, rwanga kwakira uwo mwambasaderi wa Union Européenne w'umubirigi, kuko n'ababirigi nabo bagize bate, kuko n'ababirigi nabo banze ambasaderi wacu. Rero icyo nicyo bita kwanga agasuzuguro, icyo nicyo bita kugerera abantu mu kebo bakugereyemo. Ntago ibi twari bubyemere nk'u Rwanda, nk'uko bigaragara, kuko ababirigi baradusuzuguye, batwongera ambasaderi bashingiye ku bihuha bakomora ku banyekongo ndetse no mu nterahamwe n'ibigarasha. Ibyo rero kuba barashingiye ku bihuha bidafatika, batarigeze batanga impamvu ifatika yatumye banga ambasaderi w'u Rwanda, iyo niyo mpamvu u Rwanda narwo rwababwiye ruti nta mubirigi dushaka, rwabwiye Union Européenne ko igomba gushaka undi muntu utari umubirigi, kuko kuba ababirigi baratwangiye ambasaderi ntabwo bivuze ko natwe tugomba gutinya abazungu, tugatinya ko ngo ari abanyaburayi bakaduha umubirigi tukamwemera, kandi twe tuzi ko batwangiye ambasaderi. Rero icyo nicyo cyitwa kwanga agasuzuguro, icyo nicyo bita kwihagararaho, icyo nicyo cyitwa kwihesha agaciro. Bakunze ba The Future TV, ngishimira cyane abayobozi b'u Rwanda, kuko niba ababirigi badusuzugura bashingiye ku bihuha, nta mpamvu yuko natwe twakwemera uwo mwambasaderi
ambasaderi, kandi murabyumva ko iyo igihugu kimwe mu bihugu ahagarariye kimwanze, uwo muntu ntashobora kwemererwa, kuko nta power yaba afite mu miyoborere ye. Nkaba rero ari ikintu cyiza kigaragaza ko u Rwanda rwanze agasuzuguro. U Rwanda ni igihugu cyiyubashye, gifite resilience, ni igihugu kimeze neza. Ntabwo ushobora kuvuga ukuntu nishimiye kiriya cyemezo. Ariyo mpamvu nkangura n'abantu kwanga agasuzuguro. Ntabwo twemerewe gusuzugurwa, ntabwo turi insina ngufi. Ababiligi bagize uruhare rukomeye mu mahano yatubayeho, ngira ngo murabizi. Ari abakoroni bararagijwe u Rwanda, nibo baduciyemo amacakubiri, nibo baremye inzangano n'amacakubiri hano mu Rwanda. Abaswa, abagome barabyakira, bigira umuco, bata umuco, barabyakira, barabikomeza, barabikuza kugeza aho bageze ku mahano yatukorewe muri jenoside yakorewe Abatutsi. None baracyakomeza gushaka kudusuzugura. Ibyo rero ntabwo twabyemera. Nshimira cyane leta y'u Rwanda yanze agasuzuguro, nkabanyishimira, kandi turizera ko ari umuco ukwiye kwandura mu banyarwanda bose, bakanga agasuzuguro, bakihesha agaciro nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika ubu ngubu w'umukandida wa RPF Inkotanyi uteganya kongera, uri kwiyamamaza ku buryo yakongera natsinda amatora ashobora kongera kuyobora u Rwanda. Ariko nta n'umuntu bahanganye ushobora kuba agaragaza ko ari ihangana rihari, ahubwo ni ukumwitura nk'uko abivuga, ubundi tugakomeza tugana mu iterambere. Reka mbashimire. Gendera Jean Marc Rutini, The Future TV. Subscribe yanyu nk'ibisanzwe ni inkunga ikomeye.